umwanya w'amashimwe ni mwinshi, ibyo twari kuvuga ni byinshi, duherukana kenshi nk'uko umuyobozi wacu yabivuze, ariko hamwe n'ibyo abakiriho Imana yakomeje kuturinda ikatugeza kuri uyu mwanya tubikesheje Imana. Amen. Ariko n'abatabarutse ntibarenganye bagiye mu gihe cyabo. N'ubu icyo duharanira ni uko tubaye tugira ngo twumve ijambo ry'Imana tuzabakurikira. Kubera iyo mpamvu turabishimye cyane, Imana y'ubuntu ikomeze itube hafi. Amen. Ariko nanone ndashimira ibyiza turimo kubonera muri iki gitaramo. Ngashimira n'abantu, hari ababyeyi baduhuje namwe. Abo babyeyi nibo bambwiye ko haba ikanisa ry'urukerera rya Nyirature, babishyiramo umwete ndetse batanga n'izina ryanje n'inimero. Urumva njye sinari mfite uwo murongo. Abo babyeyi ndabashimiye aho bari bumve ko mbashimiye kandi nzahora mbizirikana. Rero Imana yacu ihabwe icyubahiro muri ibyo byose. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusome igitabo cy'Abaefeso. Niba witeguye uradufasha gusoma. Abasazaga urukerera bajya babona bukeya. Tuvuze ko Abaefeso ari ibice bitanu, umurongo wa 14, wa 15 ndetse n'uwa 16. Dusomere mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rusi wasoma kuko turi twakije amatara. Rusi umuntu wabari dusoni bari dusomera ahantu. Reka dusome. Yego. Haravuga ngo usinzira kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko wirinde cyane uko ugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Amena. Amen. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko irangisa n'uwo wa 17. Nuko ntimube abapfu, ahubwo mube abanyabwenge, mumenye icyo umwami wacu Yesu ashaka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Dukomereze turangirize mu byakozwe n'intumwa ibice 13 n'umurongo umwe gusa, umurongo ni wa 36. Byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 36. Haravuga ngo ko muranyumva. Yego. Haravuga ngo dore 36. 13 byakozwe ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashirwa kuri ba sekuruza, arabora. Amena. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Natekereje ko tuganira amagambo yo gukoresha ibihe byacu neza, kuko nasanze intego mwihaye ni ugukanguka ngo turabagirane. Hanyuma rero igitekerezo cyanjemo kivuga ngo ese twakanguka gute kugira ngo turabagirane, tube umucyo, tumurikire abandi. Bibiliya iza kumbereza igisubizo. Bibiliya inereka ko ari ugukoresha ibihe byacu neza. Yego. Icyo dusomye hano Pawulo yanditse. Pawulo niwe wigishije ikanisa ryo muri Efeso, kandi arahatinda, kandi haba ububyutse, kandi hakorerwa imirimo myinshi. Iyo tutavuga ngo n'uyu ariko tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 19, ukomeje iyo mirongo yose genda ivuga ibyo Pawulo yakoreye muri Efeso. Hanyuma rero Pawulo amaze kubikorera muri Efeso, haba ububyutse bukomeye, abantu barakanguka, abantu bararabagirana, hakorwa imirimo ikomeye. Ku imbaraga za Satani muri Efeso zari zarashize. Bibiliya
Bibiliya ije tubwira ko ari abasore bene Sekewa ngo bagerageje kwigana Pawulo na Kristo. Ariko Bibiliya ikavuga ngo umurwayi w'amapepo bariko basengera bigana arababwira ngo Kristo ndamuzi, Pawulo ndamuzi, mwebwe mubaye bande? Ngo arabasimbukira, arabakubita, arabakomeretsa, barahunga. Bibiliya izitubwira ngo ayo makuru ngo akwira muri Efeso hose. Abantu bagira ubwoba bwinshi. Pawulo ahagarara murumva? Yego turakumva, komeza. Bibiliya ikavuga ko abantu ngo bihana ibyaha bakoze, bamaze kwihana ibyaha bakoze ubuvyutse burakomeza. Ukunda abantu bavaga ahandi bakaza gushaka ubuvyutse muri Efeso. Efeso ifata umwanya wa mbere mu guteza imbere umurimo w'Imana. Ariko bukeye Pawulo arafungwa, yarahatinze, asiga hakozwe imirimo myinshi. Ageze i Roma bamubwira ko muri Efeso abantu basubiye kugira intege nkeya, bamwe basinziriye. Abandikira muri uyu murongo twasomye niho twakuye ijambo, ariko cyane icyo tuza kuganira ni igihe. Abigisha iri jambo abakangura, arababwira ngo muri iki gice cya 15 habamwe amagambo yo guhimbaza Imana, yo kuririmbira Imana ishimwe, yo guhora mu bicaniro by'Imana, yo kwitwara neza nk'abana b'Imana. Pawulo amaze kumenya ko abantu basubiye gusinzira, abandikira urwandiko, arababwira ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka. Mu yandi magambo iryo tudasiga nirivuga ngo urabagirane. Yego. Haleluya. Amen. Kanguka urabagirane. Nubwo uwo murongo muri Bibiliya utavuga uko, ariko niyo ntego y'igiterane cyacu, nicyo gitaramo cyacu. Pawulo abakangurira ababwira ngo abasinziriye nibakanguke, nibamara gukanguka bazuke, nibamara kuzuka Kristo abona uko abamurikira. N'ubundi ntawuzi uko arasinziriye, ntawuzi urabagirana asinziriye, tuzi umenya ibyo ari musinziriye, ariko ibintu tubikora kuko twakangutse. Ahora arababwira ngo nimukanguke, musubire mwikubita agashyi, mubone kurabagirana. Yego. Babwira ijambo rya kabiri ry'ingirakamaro, arababwira ngo mujye mugenda nk'abanyabwenge. Ikindi kintu kiyobora umuntu ari mu buzima busanzwe cyangwa ari mu buryo bw'umwuka, nuko umuntu agenda nk'umunyabwenge, agakora nk'umunyabwenge, agashyira ibintu mu gaciro nk'umunyabwenge, atari ugupfa kugenda uko abyumva. Pawulo arababwira ati mujye mugenda nk'abanyabwenge. Umuntu amaze gukanguka akagenda nk'umunyabwenge, hari icya gatatu agomba gukora. Pawulo yavuze ngo mucunguze uburyo umwete, iminsi ni mibi. Aho niho navuze ngo niho dukura ijambo turi buganire muri iki gitondo cya none. Bwana Yesu wakuye. Amen, amen. Gukanguka, kugenda nk'umunyabwenge biza kubyara gukoresha ibihereza. Reka tuganire. Niba hari ibintu by'agaciro bibaho mu buzima, ni igihe. Niba hari ibintu abantu bakoresha nabi, ni igihe. Mu gihe niho hari mu buzima bw'umuntu, haba mu buzima busanzwe, haba mu buzima bw'umwuka, mu gihe niho hari mu muntu. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ko Yesu yubahaga igihe. Bamubwira ngo nakora ikintu, akavuga ati igihe ntikiragera. Akamenya ko igihe kitaza kivogerwa cyangwa gikoreshwe nabi, cyangwa gikorwe mu gihe kitari icyacyo, cyangwa gikorerwemo icyo kitari gikwiriye gukorerwamo.
Ego. arababwira ngo mucunguze uburyo umwete musubire mutekereze mwibaze hejuru y'igisi icyo gihe duhaye kuvuga turakinganye twese uhereye kuri perezida w'igihugu ibyo yazakora byose abikora mu gihe abayoboye woni abakora izindi nshingano tubona ku rwego rwo hejuru ikintu igihe ni kimwe twese amasaha ni 28 harimo ayo gukora harimo ayo kuruhuka ariko rero icyo abantu batazi icyo abantu badaha agaciro ni iki Amen. kandi akazi karavuga utegereze muracyaye mwumva Ego. bwana sifiwe Amen. Amen. niba biriya byaratubayeho ubukene inzara bigatuma abantu binjira ishyamba bakaba babandi nta kindi cyabiteye ni ugukoresha igihe nabi mu gihe harimo umusaruro mu gihe harimo uruhombo kandi ikigoye cy'igihe ni uko iyo uhombye nta kantu kaza kagaruka ushobora kubura amafaranga ejo ukabona ayandi ushobora kubura inka ejo ukabona izindi ibindi byose ushobora kubibura ariko bwacyo ukabibona ndetse ukabona ibiruta bya bindi nk'uko byabaye kuri Yobu ariko igihe kiza kigaruka kandi umuririmbyi yaravuze ngo kijya gihita vuba kigahita cyihuta cyo gituma tugomba kumenya gukoresha ibihe byacu Pawulo niko yavuze yarababwiye ngo mube maso mugenzura iby'ibihe mukoresha ibihe byanyu neza imyanya tuyikoreshe neza reka tugaruke kuri aya magambo haleluya Amen. tuzabikoresha gute tuzabikoresha mu gusenga Imana tuzabikoresha mu kwita ku ijambo ry'Imana tuzabikoresha mu gukora ubushake bw'Imana kuko Imana iza gukoresha abantu ntizija kureba iyo bavuka ntizija kureba kwa ba nyirarume ntizireba n'amashuri bize ntizireba n'inzego barimo izija kureba ikareba uko bakoresha igihe abo ntibirangirire mu ijambo ry'Imana nta kindi Imana yashingiyeho haleluya Imana yanezejwe nuko baza bakoresha ibihe byabo neza ikintu kigakorwa mu mwanya wacu rero iyo tutarakora ibyo dushoboye gukora icyo gihe tuba twimiriye Imana ikeneye ngo dukoreshe ibihe byacu neza nitumara kubishyira ku murongo nitumara kubitunganya Bibiliya iratwereka ngo tuba dukinguriye Imana kuko nitwe turi kuri teretere ni yacu nitwe dufite urufunguzo niba dukoze neza niba dukinguye Imana irinjira ikora ibidashoboka ariko twamaze gukora ibyo dushoboye gukora iyo twakoze ibyo dushoboye gukora iyo tutarabikora tuba twimiriye Imana suko abantu batekereza ngo turi mu gusengera intambara iminsi yose tugasengera n'ibindi bibazo kandi bihora bitwugarije kandi birakwiriye kuba mu isi ariko rero hari bimwe tuzaduhagarika mu izina rya Yesu bitewe n'izihe mpamvu nuko duhaye dukoresha igihe cyacu neza tujya tureba abagabo nka ba Daniyeli nta kindi bakoze Daniyeli yarazi gukoresha ibihe byiwe neza amasaha yo gusoma amasaha yo kumva ijambo yo kuja mu ijambo ry'Imana amasaha yo kubaha Imana amasaha yo gutekereza ku kintu agiye gukora cyose bigatuma akingurira Imana ikaza ikabana nawe mu rwobo rw'intare Imana ikamuhindura umuntu ukomeye muri icyo gihe duhaye tuvuga harimo ikindi kintu cy'ingenzi
ikintu cy'ingenzi kibamo ni ubushake bw'umuntu. Umuntu afite uruhare mu bushake bwiwe gukora ibyo yumva, gukora ibyo akunze, kwanga ibyo adashaka. Icyo gihe rero ubushake bugira imbaraga, nibwo bugira influence yo gukoresha umuntu bumwereka icyo agomba gukora. Ubushake bw'umuntu Imana ntizibuvogera cyane, kuko Imana yaremye umuntu mu shusho yayo, imuhereza uburenganzira bwo guhitamo, bigatuma rero umuntu yahitamo neza. Haleluya, Amen. Bwana sishuwe sana. Wahitamo neza ukabukinguriye Imana. Imana rero ukaba wayihaye umwanya ikabona aho yinjirira. Umuntu yahitamo nabi amahitamo yiwe, ubushake bwiwe, agakingurira umwanzi, Satani akabona aho yinjirira. Nubwo buryo bubiri gusa tuza dukoreramo. Iyo umuntu yakoresheje ibihe byiwe neza, agakora iby'Imana ishaka, akagenda nk'umunyabwenge, agakanguka nk'uko Bibiliya yavuze. Bibiliya iratubwiye ngo haleluya, Kristo azabona uko amumurikira. Ari uko umuntu yakangutse, ari uko umuntu yatekereje ku bihe bye, ari uko umuntu yatekereje ko ubushake bwiwe bugomba guhura n'ubw'Imana. Icyo gihe rero twabuhuza n'ubw'Imana, tukaba dukinguriye Imana ya Isiraheli, Imana yacu ikanezerwa. Abantu bakoresha ibihe byabo neza, Bibiliya izibavuga ngo ni icyitegererezo. Usomye Timoteyo wa mbere ibice 4 nk'umurongo wa 12, niho Pawulo yabwiye umwana we Timoteyo, aramubwira ngo uzube icyitegererezo kizima, uzi ukoresha igihe cyawe neza aho muri Efeso. Timoteyo we Timoteyo yamubaje ati se nzagikoresha gute papa we? Aramubwira ngo mu byo uvuga tukavuga nk'abantu b'Imana. Aramubwira ngo no mu ngeso zawe, haleluya, no mu ngeso. Abantu ntibajya bumva ibyo tuvuga, abantu bajya bareba ibyo duhaye dukora. Tuvuga buke cyangwa cyane, no mu ngeso zacu. Ingeso zacu ni icyitegererezo kizima cy'abandi bantu. Bibiliya mu cya gatatu Pawulo aramubwira ati no mu rukundo, abantu baje babona urukundo rwawe aho utuye muri uwo mwana wa Efeso. Icyo kizaba icyitegererezo abantu bazaba bahaye bakureba. Ariko Pawulo Imana imuhereza umugisha, avuga ijambo rikubwira, aravuga ngo no kwizera. Haleluya, Amen. Kwizera turi mu gusengera ibintu hakabura kwizera. Umugabo umwe yaravuze ngo adasenga, ngo ariko ngo gasenga adafite kwizera. Simbizi ukuntu umuntu asenga ariko ntangire kwizera imbaraga z'Imana yacu. Amubwira ijambo rya nyuma, aramubwira ngo n'umutima uboneye, kuko hari ibigaragara, hari ibyo abantu babona inyuma, ariko Imana izikenera n'ibindi tutabona biri imbere. Umutima uboneye umenywa n'Imana ubwayo. Imana ikamenya ko mu bihe byawe uhayikora neza, hanyuma ukabicyitegererezo. Ariko batarakoresheje ibihe neza, Bibiliya izitubwira ngo bajya baba kabarore. Usomye muri Korinto ba mbere igice cya 10 ugakomeza ku murongo wa mbere, harimo amagambo avuga ngo bariya basogokuruza bava muri Egiputa ngo bahagurutse bari mu gihe cya Gishu, babatirizwa muri ya nyanja itukura igihe cya Mose, barya ibyo kurya bivuye mu ijuru, banywa ibyo kurya amazi avuye mu rutare. Urwo rutare rwababanzirizaga rwo Kristo. Ariko ngo bamwe muri Imana ngo ntiyabishimira, bageze mu butayu bakoresha igihe cyabo nabi, Tugeze ku murongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo ibyababayeho kubera kudakoresha ibihe ngo byatubereye akabarore. Iyo abantu badakora ibintu neza, iyo abantu batagira umwanya n'Imana, haleluya, Bwana asifiwe sana. Amen. Iyo batagira umwanya wihariye n'Imana,
Muranumva? Yego. Yego. Bwana sifiwe. Amen. 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 Umubano wabo n'akabari. Hari abandi bakora ibindi byaha byirasa inyoko muntu. Umubano wabo ni ibyo byaha buri munsi bumva ko ritorenga batabigiyemo, ariko twebwe umubano tugirana na Kristo, umubano tugirana na Kristo niwo udutera gukoresha ibihe byacu neza, kubera kumenya Imana yacu kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Iyo turi mu masengesho turi ko dusenga, iyo turi mu ijambo ry'Imana, iyo tubyutse, iyo dukangutse, haleluya, kugira ngo tubabagire, kugira ngo dukangure abandi, nuko twebwe tugomba kuba twarakangutse. Buriya bubyutse rero muri Efeso bwari bwarashize, bwari bwarasubiye inyuma, ndetse Bibiliya itubwira hariya mu Byahishuriwe ngo n'urukundo rwabo ngo rwari rwarakonje. Pawulo arababwira ngo usinziriye we, kanguka, kanguka. Kini gihe turimo nicyo gukanguka bavandimwe, byuko urabagirane. Haleluya. Amen. Abana b'Imana abo dusangiye urubuga, nimukanguke turabagirane, bitari amagambo ariko tubishyire no mu bikorwa. Mukanguke turabagirane, abantu baturi inyuma babone ko igihe cyacu tubaye tugikoresha neza. Haleluya, Yesu ashimwe. Amen. Yabuze usomye hariya muri Yohana mu butumwa bwiza ibice 9 ngira ngo umurongo ni 4, yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye ngo hakiri kare. Mu yandi magambo yaravuze ngo ngifite umwanya, igihe cyanjye kigihari, kagomba kugikoresha. Twavuze ko ari amasaha ahagije kw'abantu bakora bakagera ku bintu byose. Abantu bakoresheje ibihe byabo neza, usanga ibyo bari bakeneye barabigezaho. Twari tuvuze ko abantu mu gukoresha ibihe byabo niwo mwanya bagirana n'Imana. Umwe mu ijambo ry'Imana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari abantu bagiye bakora ibihe byabo neza, bigohera Imana, begera Imana, bagendana n'Imana, bakora iby'Imana ishaka, Imana iranezerwa mu ijuru. Nicyo gihe yasagira Satani kamwereka Yobu, ikamubwira ngo ariko wabonye umugaragu wanje Yobu kuko ntawuhwanye nawe, wabonye ukuntu azakoresha ibihe neza. Imana iramwishimira. Ari abo tuza duhamya, ariko Imana itabahamije. Ariko icyiza kiruta ibindi nuko umukristo Imana ari imwihamiriza ubwayo, ikavuga ko ari umukozi wayo, kuko duhaye tuvuga ko uyu mugabo witwa Yobu Imana bari yimuhamya, iramuhamya. Nasomye igitabo kimwe cyitwa Uongozi wa Kiroho, kijya kimfasha. Uwo mwanditsi hari umugabo witwa Vagani, yaravuze ngo we ngo ntaza yubaha umuntu ngo ashingiye ku cyubahiro cye, ku rwego arimo, ngo kuko ashobora kuba ku rwego ruhambaye ngo ariko ari umuntu, ngo ashobora kuba yakora imirimo ikomeye ngo ariko ari umuntu, ngo ashobora kumera uko ameze ngo ariko ari umuntu, ngo ashobora kubaka izina rye ngo ariko ari umuntu. Ariko Vagani yavuze ijambo riza rinezeza cyane, yaravuze ngo haleluya, Yesu ashimwe. Yaravuze ngo atinya umuntu, ngo atinya umuntu ukoresha ibihe byiwe neza, ngo amaze akagira umwanya yihariye n'Imana, ngo kuko uwo muntu ngo icyo yumvugaho cyoba. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko gukoresha ibihe neza ni uko dushobora gukingurira Imana tukagira umwanya n'Imana. Hari abantu Imana yahaye umugisha bagiraga umwanya n'Imana. Hari umubyeyi Tabso muri historia witwa Zuzana Wisireye. Uwo mubyeyi ngo yagiraga umwanya we, araruha, abana barawumenya mu rugo, abagabo barawumenya, abashyitsi bamugenderera barawumenya, ngo akagira umwanya wihariye.
yabivuga ngo Imana imuhereza umugisha ngo kubera gukoresha igihe cyiwe neza ngo n'uyu munsi mu rugo rwiwe ntiyazahabura mu muvugabutumwa mu rugo rwa Zuzana Wisileyi ntiyazahabura mu muririmbyi ni ukuvuga ko Imana yamuhaye umugisha umuhungu we yigeze kuririmba indirimbo ngo zitararirimba undi muntu wese John Wisileyi avuga ubutumwa Muranuva? Ego. Ego. Amen. Tugakugera ku musozo. Turashaka kugira ngo ubushake bwacu tubuhindure bukoresha igihe cy'Imana neza kuko mu gihe ni mu iguriro mu gihe nimwe abantu bazabaje gukura ibyo bagura ari byiza cyangwa se ari bibi umuntu guhitamo kwiwe mu gihe turimo kukamuhitiramo ibyo agomba gukora ugasanga bamwe n'abasazi ugasanga abandi basambuye ingo ugasanga abandi barakora ibindi ugasanga abandi ibyo bakora biteye isoni ugasanga abandi n'indyarya ugasanga abandi bahushije umusaraba ariko twebwe muri iki gihe turimo byukurabagirane nuko tugomba gukuramo ibyiza mu gihe Amen. Kurya bamukaza yavuze ngo ntiduse n'igihe abantu bakabyemera bakavuga ngo yengwa abantu ngo barasana ibihe tugomba gusana ibihe Paulo Yohana yaraduhakaniye haleluya yaravuze ngo twebwe turasana ngo turabana b'Imana ngo turaba Kristo ngo igisigaye ni kimwe ngo nuko atarerekanwa ariko niyerekanwa tuzasana ntidusana ibihe twebwe turasana Kristo kuko icyo twakuye muri iryo guriro ry'ibihe amena twakuye mu ibyiza bitagira akagero tavazari twakuye mu ibyiza ntabwo turakabarore ahubwo turi icyitegererezo hariya twarangirije gusoma Bibiliya yavuze ngo nuko ngo umusaza Dawudi bakora ibyiza mu gihe cye arasinzira asanga basekuruza akora ibyiza mu gihe cye n'imizi Imana nidufashe ejo tuzabona kuja kuri ibyo bintu ariko mu gihe Dawidi yari ariho mu minsi yiwe umuntu nawe yaracumuye ariko icyo yubahaga ni igihe akagaruka agasubira ku Mana muri kiriya gihe agashaka ngo azakuramo ibyiza byageze aho Imana imubwira ngo mu rubyaro rwiwe ntihazabura uyobora urugo rwiwe Imana irumuhere umugisha kubera kuko ngo yari ameze uko umutima w'Imana ushaka Imana yaramuhamije kubera gukoresha ibihe byiwe neza iravuga ngo mbonye umugabo umeze uko ushaka haleluya umugabo umeze uko Imana ishaka Imana sifiwe sana ariko icyo duhera byukurabagirane Imana ikaduhamya abantu bazaza batwemera nyuma y'uko Imana yatwemeje bantu kuko twavyuse tukarabagirana ubu mu matorero hari ibibazo bitagira ingero bitoshobora kuvugwa byose hari ibibazo biteye ubwoba kandi bikorwa n'abantu bari mu nsengero kubera gukoresha ibihe nabi ariko byukurabagirane Imana ishimwe ko tugiye gufata iya mbere kugira ngo dukoreshe ibihe byacu neza twige kugendana n'Imana twige gukora iby'Imana ishaka twige kunezeza Imana abantu nibatubona babona Imana ya Isiraheli kuko ntabwo izaza n'amaguru yazaga ibonekera muri Mose ikamutuma ngo ari wowe ugenda kuvuga mugabo wari uzi gukoresha igihe cyiwe neza Dawidi igihe cye akora iby'Imana ishaka Yego. haleluya akora iby'Imana anezeza Imana mu gihe cyiwe akibyaza umusaruro bageze aho abantu bose bamenya ko Dawidi ari umugaragu w'Imana Imana ubwayo iramuhamya iravuga ngo uyu mugabo azankorera ibyo shaka Imana rero yaduhuje
dufite umugambi n'intego tuje kugera ku musozo hari icyo Imana yaduhamagariye. connection ya mutego. Muranuva? Ego. Haleluya. Amen. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Iyo abantu bakoresheje ubushobozi neza Imana irabegera ikababa hafi. Nicyo gihe baza bategeka ibibazo. Imana ikorana n'abantu gukurikirana nuko begeranye. Hari ibibazo ikemura yihuse kubera impamvu z'abakozi bayo bakoresheje ibihe byabo neza. Ikavuga iti no kwihanganira ibindi ariko si no kwihanganira ko nakamera kuriya. Kiriya gihugu cyacu reka tukigarukeho ntitira tukibagirwa. Kiriya gihugu cyacu niba dukoresheje ibihe byacu neza tuzararika Imana, isanduka ry'Imana rizagaruke. Dawidi mu byo yakoze byatumye Imana inezerwa. Isanduka ry'Imana ryari rigize igihe ryaragiye mu bunyagano ritagira ahantu ribarizwa, rikanyagwa n'Abafilisitiya rikagaruka rikabura aho rija. Dawidi ngo agira umunsi umwe aratekereza, aravuga ati tuzicara gute tube mu mazu ariko Imana ya Isiraheli buri ubuturo. Maze ngo muri icyo gihe ciwe twasomye yakoresheje neza. Haleluya we. Amen. Arababwira ngo bahamagara abantu bose ba Isiraheli. Cyaduhereza Imana ikadufasha, abanyamurenge batwumva, abanyarwanda batwumva, abanyafrika batwumva, abanyaburayi batwumva, abo dusanga imbuga, abari muri Australia, abari za Canada n'ahandi, abari muri Europe bakumva ko igihe cyageze. Hari umuririmbyi wabivuze aja nezeza cyane, yaravuze ngo ikisi cyo gihe cyo kugendana ubumuga, ikisi igihe cyo kugenda uko ushaka, iki ni igihe cyo guhaguruka tukigendera, iki ni igihe cyo kongera gushaka Imana, iki ni igihe cyo kongera gukora imirimo y'Imana uko ikwiriye gukorwa. Hari n'ikindi ngiye kurangiza abantu bakwitiranye. Ubu nyine uganiriye n'abantu umuntu ari mu kuvuga ngo ndiko twe tuzatubwira agakora uko abyumva, ariko ijambo ry'Imana tiza rikorwa uko umuntu aryumva, rigira uko rigomba gukorwa. Icyo gihe rero iyo abantu bahaye bakoresha ibihe byabo neza, bakora Imana uko bikwiriye gukorwa, bajya babwiriza ubutumwa bwiza uko bukwiriye kubwirizwa, uko Bibiliya ivuga, bajya basenga uko bikwiriye Bibiliya ivuga, bajya baririmba uko bikwiriye Bibiliya ivuga. Haleluya. Amen. Imana rero uduhereza umugisha. Igihe cyageze, hari igihe abantu bakereza tutabikoze, none tuzoba tugiye gukereza ngo dukoreshe ibihe byacu neza, dukingurira Imana. Imibanire yacu n'Imana, imikorere yacu n'Imana yongera ibaho. Turimo abantu batoye ubu batazi uko Imana yakoze, kandi twe twabaye inganji. Icyo gihe tubikoresha neza, imibanire yacu n'Imana abapagani bakayibona. Abantu babaye muri byura barabivuga, ibintu byabaye mu minembwe abantu barabizi, abandi ntibabizi, ariko cyane cyabikora twebwe inganji. Imana yavuga ivuga ngo ni mwirege, tugahera kuri shefu Rumenge w'umupagani akaba ari uwambe. Imana yavuga ngo ni mugira amafungo, tugahera kuri shefu Rumenge akaba ari ubanza amafungo akabwirirwa baba kuburarana. Ngo Imana yavuze guko gukoresha igihe neza nuko baha ijambo ry'Imana. Amen. Nukuyoborwa n'Umwuka wera, nugukora iby'Imana ishaka, nugushakisha mu byanditswe byera, hanyuma tugakanguka, hanyuma tukajya tugenda nk'abanyabwenge. Aho tugenda hose tukamenya aho dukandagira, aho dukura ikirenge n'aho tugitera. Icyanyuma rero ibihe byacu tukabikoresha neza. Imana ibaduhera umugisha bavandimwe. Yari ntacyo twari tubafitiye, twari tubakumbuye, igihe cyari kirekire. Twishimiye kongera kubumva, ari abo tuzi n'abo tutazi, ariko Imana idukomereze muri kangu kurabagirane, ariko bitazanagabira gusa. Tuzakomeza kurabagirana tuva mu bwiza bumwe tuja mu bundi,
tuzagezaho tugarura ubwiza bw'Imana, sanduka ry'Imana ryongere ishingwe hariya umurenge, icyubahiro cy'Imana kigaragare. Imana yacu ibaduhera umugisha kandi izina ryayo rihabwa impundu. Reka dusenge dushima Imana. Mwami Yesu, turaguhimbaje mu gitondo cyiza waduhaye Imana. Dushimiye umuntu watugiriye butagira akagero. Dushimiye n'urukundo dukunda. Dushimiye ko batuguza abana b'Imana. Dushimiye ko twabonye aho duteranira abari ku migabane itanu y'isi, tukaba duhaye tuvuga Imana imwe, tukayivugira hamwe, tukayumvira hamwe, tukumvira ijambo ry'Imana hamwe. Ikindi tugushimira nuko imiryango yacu, amoko yacu, iyo yaro yatibagiwe Imana, bagera naho batekereza ko bazubaka urubuga ruduhuza kugira ngo tuze tuganira n'Imana. Iki gitondo mu izina rya Yesu Mwami, koresha abantu bawe neza, abantu bamenye ibihe byabo, kandi tuye tumenya ko ari bigufi, kandi tuye tumenya ko bigira iherezo, kandi tuye tumenya ko iyo bitambutse bitaza bigaruka, kugira ngo tubikoreshe neza. Umwanya w'ibyapfuye ubusa uratubabaje, ariko ibisigaye Mana ugiye kubicungura kugira ngo dukore ibyo ushaka. Ugasanira abantu bose bateranye, abaturirimbiye Mana, abayoboye umurimo wawe, natwe duhaye tubwiriza umurimo w'Imana ukomeze kubakwa hagari, abantu bose bagira inyota yo kuwusanga binyuze mu buyobozi bw'Umwuka Wera. Tubisenze tubishima ni mu izina rya Yesu Mwami, amen. Turagushima Mana nkuru, twongeye kuguha icyubahiro murengezi wacu mwiza. Uhabwe icyubahiro Data uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose. Tugushimiye igitondo cyiza nk'iki, dushimiye amagambo meza twongeye kumva. Mana ishobora byose, ugasanira umukozi wawe. Mana turashimye kuba wahamagaye, turashimye ko hakiri abantu baba bakoresha igihe cyabo neza. Umubyeyi wacu arakoze, 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 umuha umugisha. Mu rugo rwe rwose n'urubyaro rwe ubaha umugisha. Haleluya. Data we, twongeye kwibuka imbaraga zawe. Dushimiye yuko wabanye natwe muri uru rugendo. Dushimiye abana b'Imana bisanagambo. Haleluya, haleluya. Icyo twifuza ni uko waduha gukoresha ibihe neza, kugira ngo isanduka ryawe tubashe kurigarura, tuzongere kandi duterane iwacu. Mana we, umuririmbyi avuga ngo bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana, nta kikunanira. Haleluya, haleluya. Nta kikunanira, dufite kwizera kuzima. Turi kumwe nawe tuzashobora byose, turi kumwe nawe tuzanesha ibitugaragaza byose. Mu izina rya Yesu w'Inaza, duhe kumenya gukoresha ibihe, kugeza kuri wa munsi tuzahagarara mu gihugu waduteganyirije, waduhaye, waduteguriye iwacu, tugushima, tuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Ubwo tuzaba twongeye kubana n'inshuti n'abavandimwe, ababyeyi bacu. Mana tuzaguhimbaza, udukomereze ibyo byiringiro, uduhe kumenya gukoresha igihe neza. Mana we, uri Imana ishoboye byose. Hari umunsi tuzishima nk'uko bikwiriye, ubwo tuzaba duhagaze ku masezerano yawe, amasezerano amaze gusohora. Yego, yego. Ushimwe Data, ushimwe buhungiro budashira we. Haleluya. Dushimira abera bose bateranye muri iki gitondo, abakuru n'abatoya. Dushimira ababyeyi wacu waduhaye,
bahora batwibutsa kugira neza kwawe n'ijambo ryawe rizima rikadufasha mu bihe turimo. Nubwo tuba turi mu bihe bikomeye, ababyeyi bikoreye amaboko, ariko hari umunsi iryo sezerano turarifite. Hari umunsi tuzagushima, turabyiteguye. Haleluya, amatsiko n'ubwuzu bwo kuzaba muri icyo gihugu wadutegurije. Mana, turabyizeye, ni ukuri turabyizeye. haleluya, haleluya, haleluya Yesu. Turabyizeye, udufashe gukoresha igihe neza gusa kugira ngo tuzasohoze mu migambi yawe. Ushimwe Data, uhabwe icyubahiro. Umukozi wawe umukomeze ahore yibuka, ahore akoresha igihe neza. Ndabizi yuko akirimo, ndabizi yuko ubushake bwawe bumuriho, ndabizi yuko afite amasezerano ku bwawe, ndabizi yuko ashobozwa byose nawe. Data, wagize neza. Twongeye kwibuka kandi ibihe bya kera. Ayi Data we, udufashe mu rugendo turimo, udufashe gukoresha igihe neza. Reka abera bose wagubwe neza kandi ubaha umugisha. Umuntu wese wumvisha iri jambo ahitemo amashe, yumve ko ahisemo gukoresha igihe neza. Wakoze byishimo byacu, tuzahora tugushima. Nubwo bimeze gutya, uko bimeze kose, tuzahora dushima izina ryawe. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Haleluya. Tuzahora tukuvuga mu bihe bikwiriye n'ibidakwiriye. Tuzavuga gukomera kwawe nubwo bimeze gutya. Tuzavuga imbaraga zawe. Kuko twicaye ku masezerano yuko hari icyo twicayeho, hari icyo dutegereje, hari impamvu ibidutera. Hari impamvu ibidutera. Niyo mpamvu tuze ngo tuzahora mu nzu yawe. Niko Dawidi yavuze ngo nanje nzibera mu nzu yawe ibihe byose. Amen, amen. Kubwo amasezerano yawe dufite, natwe tuzibera mu nzu yawe ibihe byose. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana. Urakoze byishimo byacu. Reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bigwire muri twebwe twese. Rafiki yangu wewe katika